hari umunsi umwe waba warigeze gutekereza ubyutse umunsi umwe ugasanga hari amahirwe akomeye cyane yahindura ubuzima bwawe? Forex trading yagiye isezeranya iki kintu miliyoni nyinshi z'abantu. Bamwe byarashobotse ariko abandi byahindutse nk'inzozi mbi cyane. Mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri Afurika ni ikibazo gikomeye cyane iyo uvuze Forex, dore ko abantu benshi batayivugaho kimwe ndetse tugeze no mu nzego z'ubuyobozi. Ngiye ubwanjye nzi abantu babiri bakora Forex. Umwe tuziranye yitwa David, we yasevinze amafaranga rwose, yagiye akorera amezi menshi maze yatangiza Forex. Nyuma y'amezi makeya investment ye yose yarahombye kubera gushyira muri platform zitizewe. Ku rundi ruhande ariko hari undi mudamu tuziranye witwa Sara, ufite ubumenyi muri Forex trading. Ubu abasha gucuruza ndetse akabona stable income ayikuye muri Forex trading gusa. Forex imufasha kubaho mu buzima bwe neza, kwishyurira abana b'amashuri ndetse bitagoye kandi biga mu mashuri meza. Ndetse ubwe iyo umubonye rwose asa neza, niyo ugiye mu rugo rwe ubona ari urugo rumeze neza. Ni ibyishimo by'agahebuzo kunguka amafaranga menshi kandi mu gihe gitoya cyane, ariko nanone n'agahinda uhomba amafaranga wakoreye igihe kinini cyane nta na gakeya wizigamyemo. Forex trading yagiye ihindagurika ariko igenda irushaho gutera imbere mu binyejana bigiye bitandukanye, kuva muri barter trade muri civilization ya kera kugeza ubwo habayeho icyitwa gold standard, aricyo cyatumye amafaranga ahambirwa kuri gold. Bishatse kuvuga iki? Amafaranga yabaga hari yagombaga kubangana na gold ziri mu bubiko. The Bretton Woods Agreement umwaka w'1944 niyo yahinduye Forex kuba imeze uyu munsi ndetse kuba ari modern Forex trading. Abatazi neza ibya The Bretton Woods Agreement, ni amasezerano yasinywe muri July mu 1944 ubwo habaga inama nyine yari iri kubera muri Bretton Woods muri New Hampshire muri USA. Ni inama yitabiriwe n'ibihugu 44. Iyi nama yari igamije kongera kubaka ubukungu bw'isi ndetse no gushyiraho financial stability, dore ko twari tuvuye mu bihe by'intambara y'isi ya kabiri. Icyo gihe hari hariho Great Depression, ni ukuvuga ngo hari hariho ubukungu bumeze nabi cyane rwose, hahandi buri wese abasenga Imana ngo nibura aze kubona icyo kurya. Forex market ubu ngubu ni industry ibarirwamo trillions zirenga 7 z'amadolari, aho aya mafaranga afitweho ubushobozi cyangwa se access iri kuri buri muntu wese ufite connection ya internet. Ushobora kumva ngo Forex ishobora kugira ingaruka nziza cyangwa mbi ku muntu ucuruza ku giti cye cyangwa se ku muntu ukora Forex. Ibo baba wibeshye cyane kubera ko Forex impacta global economy ndetse na za central banks z'ibihugu, ibigo bikomeye cyane ndetse na za guverinoma zose. Forex zigiraho ingaruka nziza cyangwa mbi bitewe nuko ubukungu bw'isi bumeze. Kandi nanone Forex ishobora kwifashishwa muri economic stability ndetse na growth, dore ko Forex trading nyine wumvamo akantu ka Forex ni foreign exchange. Hano tuba turi kuvuga ku exchanging one currency to another, uhererekanya amafaranga. Daily turnover ya Forex trading ni trillion 7.5 ubu niho bigeze z'amadolari. Forex market rero ibi bita bigira financial market ya mbere ku isi. Ikibabaje nuko ibihugu bimwe biri mu nzira y'amajyambere harimo n'igihugu cy'u Rwanda kuvuga Forex ubuzanye debate ihambaye cyane ndetse kugira no mu nzego z'ubuyobozi, aho ubu bataremeza neza niba Forex trading yemewe mu Rwanda. Nyamara Forex trading ni global opportunity ndetse ishobora gufasha bamwe kwikura mu bukene. Ariko se kubera iki guverinoma y'u Rwanda itaremeza neza ko Forex trading yemewe? Aho ubu ngubu kuba wakemerwa neza gukora Forex trading ukaba watanga na service zabyo bigusaba ibyangombwa nk'ibyinjira mu ndege, kandi rimwe na rimwe bikarangira ubibuze. Impamvu reka twumva aka kantu. Ese wari uzi ko 90% y'abakora Forex trading bahomba amafaranga yabo? Ibigaterwa n'ubumenyi bukeya cyangwa se kwisanga bari muri za scam. Ikindi nuko 10% aribo ba Forex trader ba succeedinga bitewe nuko barabashije ku masteringa art of trading, bafite ubumenyi bukomeye cyane kandi bakoresha ama platform yizewe.
Ibi biri mu mpamvu forex trading mu Rwanda government idashobora kujya hariya kuri televiziyo ngo ivuge ngo noneho iri open kuri buri muntu wese nabashe kuyikora, kubera ko nyine 90% by'abayikora barahomba bitewe no kubura ubumenyi ndetse no kuba bakisanga bari muri za scam cyangwa se platform ziri scam. Niyo mpamvu guverinoma y'u Rwanda yemera ko umuntu ushaka gutanga forex trading services agomba gusanga BNR ngasuzuma ubusabe bwe maze ikaba yamwemerera gukorera mu gihugu agatanga service za forex trading. Ariko ibi ntibikuyeho ko abantu ku giti cyabo bazikora, bamwe bagahomba abandi bakabona amafaranga. Igihari nuko bamwe babona amafaranga ariko abandi barahomba. Guhomba n'ubumenyi bukeya ndetse no kwisanga muri za platform ziri scam, aho bisaba ubwenge kumenya platform yizewe. Ubundi forex ikora ite? Forex market ni isoko rifunguye amasaha 24 ku yandi. Mu bigo bimwe ni iminsi 5 nyine, ubwo amasaha 28 buri munsi kugeza ku wa gatanu. Ariko hari ibindi bihugu aho no muri weekend forex trading ibiri gukora, ndetse kandi ritangirira muri Sydney rikaza kugera muri financial markets zikomeye cyane nka Tokyo, London ndetse na New York. Forex market rero nibyo bita over the counter market, uvuga ngo ni isoko ridafite the mediator cyangwa se urigenzura, aho umuguzi n'umugurisha aribo biyumvikanira gusa bagahererekanya amafaranga. Ariko ibyo kugira ngo bishoboke, kugira ngo joining iyo market nuko ugomba kuba wakoresheje ubita broker, ni ugufasha ku accessinga isoko nawe ukageramo ukabasha gucuruza muri iyo soko. Ariko wibuke bisaba ubumenyi buhambaye. Ariyo mpamvu nkubwira nti niba udafite ubumenyi forex si yawe. Banza ufate igihe kandi gihagije cyo kwiga no gusobanukirwa forex mbere yuko ushora amafaranga yawe, kuko nibitaba ibyo muri 90% y'abahomba naho urisangamo. Guverinoma y'u Rwanda yagiye igira nama abantu benshi kutajya muri forex bitewe na za platform ziri scam cyangwa se abashaka gukoreramo scam maze bagacucura abanyarwanda n'utwo bari bifitiye. Soza reka nkubwira aka kantu, forex trading yuzuyemo inzozi zo kuba umukire, kumva ushaka amafaranga byihuse, ari nabyo bituma abantu benshi bahomba. Byumvikane nyine kubwo huzuyemo na risk ndetse n'urwikekwe mu byo uri gukora, bitewe nuko utari shuwa neza niba ibyo uri gukora koko hari ikintu kizima biri buvemo, bitewe nuko nyine nta bumenyi ufite. None se forex ishobora kubaka future yawe cyangwa se yakangiza future yawe? Reka nkubwire aka kantu, forex trading kuva mu binyejana bigiye bitandukanye yagiye igaragaza ko abahanga bagiye bagaragaza ko nta bumenyi, nta experience, nta gihe washoye mu gushaka ubumenyi muri forex trading nta n'ifaranga na rimwe wakuramo. Niyo mpamvu nakubwira ni wowe ukurikiye Rwanda Doc Official, nutangira gutekereza forex wibuke aka kantu, ubumenyi niyo nkota ugomba kuba witwaje kugira ngo utsinde forex trading. Wanogewe n'iki cyegeranyo cyangwa se iyi nkuru nkubwiye, wakanda subscribe, ugakanda like, kanda share ndetse ukaduha na comment kuri topic wumva twazabakorera nka Rwanda Doc Official, tukajya tubaha ibintu byiza cyane. Ciao ciao, komeze mugubwe neza, noheri nziza n'ubunaniye.